hari umujama akoreye isuka ariko ni retired mu irondo. Ari nabwiye abantu baraseka, Ikanombe ha birondo rigira na ribu mu irondo. Rishinzwe gukora iperereza, urumva barakwiba. Ukaba bahamagara ati banye by'amasafuri ibintu byose babimaze. Atoke agataza ribu y'irondo ry'Ikanombe. Noneho ukuntu bitwa wagira ngo warinda nka president bitwa NSS, Night Security Service. Bakaza bagahagarara ngo umujura yaje ngasanga uyikoze ko asuvuga igihe yazira bakubaza impamvu utamufashe. Ati byagenze bite? Ati umujura yaje ariba. Ati nta muntu wamwumvishe. Mwese mugaceceka. Kumva nk'umwana arashyanutse ngo yaje ngidirishya naryumvishe saa 8 z'ijoro narebye kuri telefone nsanga yinjiye. Bagahita bareba ababyeyi ngo urumva ari twe. Umwana ntiyamwumvishe ntiyamufata kandi ibintu bibye ari ibyanyu. Ubu twebwe murumva twabikora hiki? Rumaga buri abasizi mubamusiganwa n'iki ko kimwitwa gutyo? Abantu banywa ikawa cyangwa kofi mo kimwe hari inyuma no gufata kimwe. Cartel. Rumaga ndabwemera mu mukomera amashyi. Niwe muntu wenyine wakoze umuvugo igisigo cyitwa ngo umugore si umuntu arangije birangira abaye n'umuntu. Iyo cyumvishe neza uhita usanga ari we muntu ahubwo. Ariko ngo umugore si umuntu. Ejo bundi ahita akora intambara yo mu gisimenti n'Inyamirambo. Icyayi ni ikihari. Rusine nande. Uwo ngo ntago ari murumva Rusine na Clapton nakona Mugisha. Harantu batazi kubatandukanya. Mugisha na Clapton baratandukanye. Mugisha aba yasinze, Clapton ari muzima. Usinda uruhande rumwe. Umukomedian ngiye kwakira nawe ndamutunguye ariko yihangane nawe ntungure. Ntago nari namuteguje. Yitwa Junior. Junior uzukureshya nk'igihembwe cya kabiri. Wala kirimo na chômage kabisa. Nicyo gihembwe cyonyine amavuta yashiraga. Akwicaje ahantu ngureba kugira ngo naza kubura ibyo mvuga nyamuneka. Ikindi kandi ni iki nibagiwe ninde wanyibutse ikintu nibagiwe? Ariko bijya bincanga ukuntu umuntu ajya yibuka ko yibagiwe kandi yibagiwe ikintu yaragiye kwibuka. Ubwonko buteye bute? Ubwonko bwonyine burajagara. Uvuze akajagari. Nibuka ukuntu buriya uzashwane n'umukobwa uzi igifaransa. Buriya Faransa mujya mubona ukuntu bashwana neza. Usanga ngo pourquoi? Ariko ko bavuga nge mvuga pu na kwa gusa. Ntago nzi kubivuga mu gifaransa ariko abanyarwanda ngo ngo sawa. Nta no kuvuga icyo bapfuye. O sawa ntacyo. Uvane kwa nyoko. Uri umuntu yarakaye ntagasobanura. Bese byagenze bite? Nginyana yimbwa. Byagenze bite se ngo umukaritasi mwana? Nose kutambwira, nose sinabikubwiye. Harya ntabyo nakubwiye ngo ni igicucu ariko. Ese wambwiye ngo ntabyo ndi mwana irekana n'imbwa tu. Urumva reka nkubwire uriya mutipe namuhaye amafaranga. Akazatangira kubivuga kandi yarakubwiye ngo mwana irekana n'imbwa. Kahita atangira kuvuga imbwa. Mu mazina y'iki? Kwa mushyigikiye imbwa. Ejo bundi nari nzi ko iyo umuntu agiye kuvugira amazina y'inka afata liste akajya banga inka ya mbere ng'inyambo, inka ya kabiri isine. Yakumva numva hereye na buri abantu mu bajya bataha amakwe mu misango nasanze yaba yakajagari. Urabona hari ibintu babanza kugukinisha bakwima umugeni ariko ugasanga ntago babihuje. Uzi kujya gusaba umugeni ugasanga ngo usanze ngo mu nama y'ubuhinzi kandi bambaye amakoti nta n'umwambaye bote ngo turi kwiga ngo kudusimba twaje ngo turya imyaka yacu ngo nibyo mudusanzemo. Abandi nabo ngo twa dusimba twahereye iwacu ngo dushaka umuti ngo turawufite ngo ariko ngo murabanza mu duhereze ikintu kimwe. Abantu bambaye amakositime bakaganira ku bintu bya minagiri urumva kandi aratanze bote z'abakozi. Ibyo bintu bijya bimbabaza ngiye ku giti cyanjye. Kandi none usanga umuntu wese mu Rwanda agira igiti cye kandi nta sambagira.
ngiye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva giteye hehe. Ladies and gentlemen, put your hands together for admin. Indirimbo nyine impamvu nyizemo Okkama ndamufana byatari, ariko ari gihe mureba nkabona atarize economy n'imibare bitewe n'ibintu avuga. Umuntu muri iki gitero avuga ko ashobora kumara ijoro ryose ashaka umukobwa, ariko ikintu kincanga buriya yamara ijoro ryose amukoresha icyo yamushakiraga. Wenda abatipe b'ahantu bita Gasogi niho nabonye bize economy n'imibare byatari. Gasogi niho umuntu ashobora kugura indaya ya 300 akayimara n'iminota 600. Mani ndashaka kuvuga ku kintu cyo kwamamaza. Mujya mubona ubundi amadvert yose amenshi tuyabona ku ma media platforms nk'amaradiyo, amateleviziyo, ariko kwamamaza byaje ubu nabyo bisigaye byaranshanze. Ejo bundi nayo ndi Kimironko mbona akazu kanditsemo ngo ryoherwa n'umuvuduko wa 4G, ninjiyemo nsanga ni toilette. ndamanuka nari ngiye i Nyanza, ndamanuka nciremera nsanga ngo hari ikigo ngo gifasha ngo wizigamiramo nyine kigagufasha guteza imbere ngo amashuri y'umwana wawe. Ndebye mo mbona ni pubere. None cyanangaje nageze muri gare ya Nyanza mbona inzu yanditsemo ngo kabya inzozi zawe na nguka bank, harimo abadozi b'inkweto. Nimba izo nzozi ari izihe? Ariko ntago ari ibyo gusa mani, no ku YouTube bica no mu nako byaje basigaye barabyaye nyine. Usanga amatayito bakoreshaho atari ari mu nkuru mindani nyine. Nagiye mbona atayito yanditseho ngo ngasambanye na nyina ku manywa y'ihanga. Mfunguye nsanga ngo na umutipe ngo wabyumvanye abandi babiri ngo nabo babyumvishe kuri televiziyo. Igitangaje nago mukiza, iyo televiziyo nayo ngo nyuma y'amasaha 2 yaje guhakana ko iyo nkuru ari igihuha. Ndanibaza nk'ubu nyine ibyo bintu boro byo kwamamaza bibaye, murabizi buri muntu aba afite department abarizwamo. Nk'ubu nkanjye kubera nkora comedy nshobora kujyaho wenda nko kuri Instagram nkabona ibintu nka set ya postinze barufendeke, ariko njya nibaza nko ku bandi bantu ushobora kuzasanga nk'abantu nko kuri Facebook basigaye barise nk'amazina, no kuri Instagram barise nk'amazina yo kwamamaza nyine iriya mishinga yabo. Ukabona ukajya nko kuri Facebook wafungura ku ma friend request ugahita ubona ngo 4G sent you a friend request. Wajya nko kuri Instagram dufite umutipe hano bita Kireko, nisinzi niba mwamubonye. Uriya mutipe ni umuveterineri yize ibintu byo guteka muri Burarirwa. Ari ukuntu nawe buriya njya nibaza nyine nkiyafunguye nka Instagram wenda nk'ibintu asangaho. Hari ukuntu ashobora nko gufungura Instagram agahita abonaho ngo Rwanda.rwa tagged in a post, bitewe nyine n'ukuntu ari nk'umuveterineri. Akabona wenda handitseho ngo follow inyongera nyine akabona wenda handitseho ngo follow inyongera musaruro official to see their future post. Yanibaza nk'aba y'abatipe nabo bakora ibintu by'iterabwoba nk'ibintu baba babona. Ugenekereje nyine nko kuri iyo notification nk'uwo mutipe aba yabonye, ushobora kujya kubona wenda yajyaho nyine nk'aba y'abatipe bakora mu bintu by'iterabwoba, akabonaho ngo follow Al-Qaeda to see future terrorism in Sweden we. Mani nyine Instagram ndayikunda, ariko hari ahantu igera nayikambana mbi mani. Muri covid muri kubona iriya harya niki nari mvuze Instagram, nta kintu muzi nari mvuze.
nari nshatse kuvuga minisiteri y'ubuzima. Minisiteri y'ubuzima hari ukuntu yasohoraga amakuru nyine ya covid ukuntu bihagaze. Simwajyaga mubibona. Uyu munsi handuye bangahe bane gutyo nyine. Akaba tipe w'Abanyarwanda ashaka kuntu ari Usko bakirenzaga covid. Noneho poste yazaga iriho abantu benshi banduye niwe yabonaga like nyinshi. Undi hajya J-Paul yapfuye ryari? Man, nejo. Numwaka ushize rati. Yego rati. J-Paul apfa man, byaratubabaje. Bapostinga n'ifoto ye. Bapostinze ifoto ye. Bona umujamaraje muri comment aranditsemo ngo keep it up. Nimba ngwijuraho Kanita uyu muntu ndaje. Nitwa Dimeni.